Yes, reka twongere tubaye ikaze tunabayifuriza kugira ibihe byiza cyane mwese mukurikira kuri Karegeya Omar Pano. Turabasuhuje tunabashimira ko mukomeje gukurikira ibiganiro byacu no kubisangiza abandi, no kuduha ibitekerezo no kurushaho kuduha ibitekerezo by'inkuru zindi dushobora gukora. Turabishima cyane kandi namwe turabibashimira cyane mu buryo budasanzwe. Uyu munsi tugiye gukora ikiganiro kidasanzwe, ni ikiganiro cyihariye, ni ikiganiro kirimo ibintu bishya, tunizera yuko nacyo muri buze kugikunda kandi muze no kwibuka kugisangiza n'abandi. Birashoboka yuko iyi projet cyangwa se uyu mushinga ari ubwa mbere wumvise cyangwa se wigeze kuwumvaho, ariko birashoboka ko hari byinshi udasobanukiye kuri ku mushinga witwa OVPR. Uyu mushinga ufitemo byinshi cyane, ufitemo ibintu byinshi cyane mukeneye kumva ndetse no gusobanukirwa. Uyu munsi ikiganiro tugiye gukora naho ngaho kigiye kuba gikubiye. Ese ubundi birajya bishoboka yuko hari abaturage bajya baduhamagara, turashaka kubaha amakuru, twagera nk'ahantu mu cyaro ugasanga umuyobozi runaka w'umudugudu cyangwa umurenge cyangwa se abadaso birukankanya umunyamakuru baramukubise, cyangwa se umuturage yatanga amakuru bakamubwira ngo ntazongera kujya ku murenge kubona serivisi iyo ari yo yose, bakamubwira yuko bazanamufunga kubera ko wenda yavuze yuko hari amakuru cyangwa se ibintu runaka bitari kugenda hatuye. Ibyo byose rero twarabitekereje, turavuga ngo reka tuzakora ikiganiro cyihariye kuri ibyo bintu. Nicyo tugiye kugirana na Karegeya Omar Pano. Tuguhaye ikaze nanone mu rugo rwawe. Umeze ute? Icyumweru kiri kurangira. Kirimo kirarangira pe, kisigaje ariko dusigaje iminsi 2. Weekend iratangira ejo, ubukwe buratangira. Kwa gatandatu n'ubukwe, ku cyumweru ni umunsi w'inshuti mizi, kwa Dashim tuzahurira muri Saint Paul. Abantu benshi ntashobora kuba batarabimenye, kwiyandikisha biracyakomeza. Nibaza ko sare itari yuzura. Azaba ari uburyo bwo kugira ngo tugaburire ubwonko. Burya iyo ubwonko budahugijwe n'ibibyubaka n'ibubwubaka, ni ibintu bitabyikora ko hinjiramo ibibusenya. So rero iyo utiga ngo usome ngo uganire ngo wumve ibiganiro bigufasha, birangira nyine wiyigiriye mu bikwangiza cyangwa se mu bikuruhura utarushye. Ubundi umuntu yakabaye aruhuka ari uko arushye. Uyu munsi rero nkuko nari maze kubivuga, ntabwo tugiye kuganira kuri mu buryo busanzwe, tugiye kuganira mu buryo bwihariye ariko buza kuryohera abantu. Ubundi mbere yuko ngiye ninjira muri byinshi, OVPR ni iki mu by'ukuri? OVPR mu magambo n'amagambo y'impine. OVPR ni OVPR mu cyongereza ni Observatory of Vulnerable People Rights. Observatory of Vulnerable People Rights, People's Rights. Ni Observatoire des droits des personnes vulnérables. Mu Gifaransa nibyo byumvikana neza. Observatoire des droits des personnes vulnérables. Kureberera abantu. Ni umuryango ureberera uburenganzira bw'abantu b'abanyantege nkeya. Abanyantege nkeya rero nabo bari ibyiciro. Buri wese araho agira intege nkeya, cyane cyane mu burenganzira bwe. Ariko iyo tukunze kubivuga, les vulnérables ni abana, n'abagore bo mu cyaro, n'abari mu gihugu cy'izabukuru, n'abafite ubumuga, n'aba migrants, abimukira, n'abasigajwe inyuma n'amateka. Aba bakobwa baba baratewe inda zitateguwe babamo. Bien sûr, nabo n'aba vulnérables. Ni umuntu vulnerable, ni umuntu ufite uburenganzira, utinjoyinga uburenganzira kimwe n'abandi. Voilà. Kubera ko nyine uburenganzira buraharanirwa, adafite ubushobozi bwo kubuharanira. Rero urumva niba uburenganzira bwo kwiga uwatewe inda ntabakibufite, sibyo? Umwana ntafite ubushobozi bwo guharanira uburenganzira. Ufite ubumuga nuko uri mu zabukuru. N'abantu baba bashaka ngo bakeneye ababareberera kugira ngo uburyo binjoyingamo bwa burenganzira bizamurwe n'ababareberera kuko bo ubwabo batabyishoboreye. So Observatoire rero des droits des personnes vulnérables ni umuryango maze igihe mu Rwanda.
ariko n'ubundi iyo tureba imyaka ntago igihe umuryango umaze ntago ari cyo tureba, ahubwo tureba umaze ukora iki ufashe iki. N'umuryango usa naho wiganjemo abantu aba intellectuel mu byiciro binyuranye, ariko cyane cyane abavoka bashobora kuba, kuko uburenganzira cyane cyane abantu bize amategeko nibo ba mbere bakabaye bafatiye ya mbere mu kubungabunga uburenganzira bw'abatishoboye. Ubundi ikindi burya no mu bijyanye n'uburenganzira buri wese ashobora kubwamburwa. Byo nakubwiraga, iyo waguye icyo kutishobora, ugera hantu uvuga uti paraporo y'umwuga umuntu akora kugira ngo agere ku bindi bisaba ko agira umurandata n'urugero, cyangwa se atabizi. Ushobora kumenya gusoma no kwandika ariko utazi kuinterpreta inkuru, cyangwa utazi kumenya gusoma no kwandika ururimi rumwe, hari urundi utazi, nawe ubwo ukeneye ukurandata kuri rwa rundi cyangwa akagusapotinga. Impamvu mwomoje ko biganjemo abanyamategeko, bimwe mu byo bagira habamo no kunganira abantu babaye vulnerable, ariko bafite bya bindi byose, ariko babaye vulnerable n'imfungwa burya n'aba vulnerable. Kunganira, uzi ko hari abantu bajya kuburana mu nkiko badafite ubushobozi bwo kwishyura avoka, rimwe na rimwe wenda rafu cyangwa baro bakabaha abantu, ubwo rero nawo vipara ibishobora kuba yabikora. Ubu rero tumaze igihe dukorana, bushize twakoranye abanyamakuru bagera muri 40-50 muri hoteli hariya mu Kiyovu. Bagerageza gukorekta ibitekerezo by'abanyamakuru uko babona itangazamakuru rimaze kwaguka. Icyo gihe tugenda tubiganiraho, abantu bungurana ibitekerezo. Hanyuma nyuma yaho tuza kongera gukorana ikiganiro ku bijyanye na ubunyamwuga, uburyo kwica umwuga bishobora kubangamira uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo. Ibyo nabyo twabiganiriyeho mu magambo make, byari ukuvuga ngo ese iyo abanyamakuru badakora kinyamwuga bibangamira bite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo? Kubera ko umunyamakuru yakora nabi, abaturage bamuterera icyizere. Iyo bamuterera icyizere, ibi barimo ntibiba bigisohotse. So bisaba kwica umwuga, bihita byafekita liberté d'expression. Ntabwo ubuvuze ngo kuba nisha umwuga, ntabwo kwica umwuga ntabwo ari kuvuga ngo ni ukubuza abaturage kuvuga oya. Iyo ukora nabi, iyo wowe wakabaye unyuzwamo ibitekerezo by'abaturage, ubikora nabi barifata, kandi iyo bifashe ubwo ntibiexprime. Iyo ukora umwuga nabi, rimwe na rimwe buriya ntukumva abantu bita abantu ngo nabasesenguzi. Ngira mu Rwanda iyo baza abasesenguzi ushobora kutabona 100, ariko ibyo basesengura n'abantu benshi barabizi, ariko babitinya. Kuki bataza kubivuga? Abo twita batumirwa rimwe na rimwe ugatumira ukabura umuntu, nuko rimwe na rimwe batizeye umuyoboro biracishwamo. N'abaturage guhamagara umunyamakuru bagira uwo wisangamo. Hari nabo duhura ugasanga ahubwo barimo barantungira agatoki ku bandi banyamakuru bakora nabi. Nanjye ushobora kuba nkora nabi ku rundi ruhande, kuko nta muntu ukora neza muri byose. Ariko hari nk'umugitifu mu karere ka Gatsibo twahuriye ahantu yatashye ubukwe, ahambwe ati umunyamakuru runaka aranzengereje ati aza yigize ribu, akigira parike, akigira urukiko, byose yabirangije, hasigaye gereza. Ati aranzengereje. Amubwira iyo umunyamakuru iyo uzi ikibazo ariko kubaza, ariko akaza yabifashe nabi, nawe ugira undi witabaza ushobora kubijyana mu murongo muzima, ariko ikibazo kikamenyekana, ukavuga n'ingamba ufite zo kugikemura. So nuvuga ngo iyo umwuga ukozwe nabi witangazamakuru, abakanyujijemo ibitekerezo baritsimba, bigatuma bya bitekerezo bitagera hanze, kandi aricyo byakabaye bifasha. Urugero nk'ubu, nubwo ntaragera kuri teme y'uno munsi, iyo uyu munsi yo ni ukuvuga ngo kubona amakuru ni nk'inkingi ya mwamba. Kubona amakuru ni uburenganzira, kandi bikaba n'inkingi ya mwamba yo kwimakaza umuco uruhare rw'umuturage mu bimukorerwa. Donc accès à l'information comme droit et outil à la participation citoyenne. So ni ukuvuga ngo kubona amakuru ni uburenganzira, kandi ni igikorwa
ni inkingi ya mwamba, reka mbyite inkingi ya mwamba, ni igikoresho cyangombwa kugira ngo abaturage bagire uruhare mu bibakorerwa. Iyo teme y'uno munsi, ariko byose urumva ko bigenda bigahura n'itangazamakuru. OVPR rero nayo kuba ishinzwe aba vulnerable, ikabanza gukorana n'abanyamakuru, hari icyo bisobanuye. Kubera ko d'abord wabuze umuranga heze mwanyina, kubanza mu banyamakuru kugira ngo byumvikane, ubwo burenganzira bubanze bwumvikane, nabo babanze no gutegura amayira, kuko icyo ukora cyose kiba kizaca muri wa murongo. Rero ntabwo waba ukora ibyiza bitangazwa nabi ngo wizere ngo urakora. So niyo mpamvu kubanza gutegura umuyoboro ibitekerezo bizanyuzwamo, ni imwe mu strategy, bitabujije ko banakora, hari abantu bajya bunganira, ariko ubu ngubu noneho umushinga ujyanye n'itangazamakuru ni ibyo ngibyo twagiye dukoramo, kuko nabanye nabo igihe kinini, ari iyo nama nari nyirimo nka moderator, ari icyo kiganiro cya mbere ku bunyamwuga bw'itangazamakuru nabigizemo uruhare. Hanyuma n'iki ngiki tugiye gutambutsa kuri KOP kijyanye no kubona amakuru nk'igikoresho cyangombwa nk'uburenganzira. Ubwo ni ukuvuga ngo kubona amakuru ni uburenganzira. Ubwo bihurira he no kuba n'amakuru rero hano mu Rwanda? Ikindi uza no kwitubijyanirana, kubera iki mu Rwanda hari imbogamizi, wenda uraza kutubwira nawe n'izindi, ariko kubera iki umuturage yatanze amakuru hari ibintu ahatuye batangira kumubwira ngo ntazongera kubona? Aho ndaza kuhagera nyuma. Kwanza kuki kubona amakuru ari uburenganzira? Kubona amakuru ni uburenganzira, kuko amakuru ni ubuzima. Hera nk'ubu tudafite ibihugu bidafite meteo. Ibihugu bidafite meteo, abahinzi n'inzapfa nzakira simbizi nk'akanyoni karetse ku nzira, ntibazi igihe bazahingira. Ashyiramo imbuto, isuri kabira yitwaye, kubera iki batamubwiye ngo imvura izagukinike, kandi meteo ntaradiyigira. Yica he? Kubitangazamakuru. Mu makuru. Meteo izi ikirere, ariko ntifite uburyo bwo kubitangaza, ica mu itangazamakuru. So bisaba itangazamakuru naryo ryubakitse, rifite impagarike n'ubugingo. Urwo n'urugero nari nguhaye. Umuntu wenda tuvuge umuturage wa Bwisige, ashobora kugira gutya agaharura agahanda kakamuvuna, azajya acishamo igare na moto ye, kandi ubwo wenda ugasanga RTD cyangwa akarere ka Gicumbi kapanze kuzahakora umuhanda mu kwa mbere. Imbaraga arazitaye, aguze igare, yari kuzagura n'imodoka, kubera iki? Nta makuru yari afite ko umuhanda uzahaca. So amakuru rero ni ikintu cy'ingenzi, ni uburenganzira bw'umuturage. Ibyo waba ukora byose, ube umukanishi, nk'ubu esansi izamutse ntubimenye, nyine wagira pane bete, watwara icumu ukagira ngo hari ikintu uri buvane kuri sitasiyo. Amakuru ni ngombwa, ni uburenganzira, ni ubuzima. Hari umuminisitiri twigeze kugira bavugaga ngo aho kuba muri hoteli itagira internet yaba mwitagira restaurant. No kurya n'amakuru y'aho uri burye nayo ni amakuru. Nuvuga ngo udafite amakuru ni nkaho ubuzima buba bugize gutese. Ngiye nkunda gufata igihugu kitagira itangazamakuru, ngifata nk'inzu itagira idirishya, ko nta buhumekero fete, buri wese ni ukwiyaranja. Hanyuma rero ubundi umuco wo gutanga amakuru mu Rwanda, mbere uko tujya mu mbogamizi, mu Rwanda umuco wacu rwose iby'itangazamakuru biri kure cyane. Umuco muri kamere yacu z'abantu muhura ngo ugiye he, hano hirya uvuye he, aha hakurya, umwana wamaza mwari iki, ibiryo yakubwira ngo ni imyumbati igeretse ku bishyimbo. Abana urabizi ko abana benshi babaza ngo babaye wakangahe, bose bakakubwira ngo ni uwa mbere. Ibyo ni uburyo bwo gutatanga amakuru. Ngo sinzi umbwiye, sinzi wambwiye ngo tuzajya gutaha ubukwe bwa runaka. Hari umubyeyi ubaza n'amazina y'abana ngo mufite utwana dutatu, yatwise utwana kandi n'abana baramuvunnye. Urabyumva? Rimwe na rimwe gutanga amakuru mu muco wacu ni ibintu biri kure. Niyo mpamvu n'ubu ngubu 2013 nibwo haje itegeko ryo kubona amakuru, ariko iracyafite imbogamizi kugira ngo umenye ngo service, abatanga service runaka hangaha bari hehe, ni ikibazo. Abantu barakiganyira, uturere kugira ngo dutangaze imihigo ni ikibazo.
donc bumva ko ubundi twebwe nyine gutanga amakuru mu Kinyarwanda utanga amakuru cyane bamwita injajwa niho handi watangiye kumbwira imbogamizi ko bamwe babadiha cyangwa bakaba ma service bavuga ngo wagiye kujajwa iki mwitangaza amakuru so noneho abantu mu muco wacu amakuru kuyatanga biragoye. Imbogamizi ya mbere ikaba noneho kuvuga ngo noneho turayahande twizeye ajyanye n'iki. Niba uri umuntu wize ubukungu ntago bazaza ngo bakubwire ngo abana bataye ishuri. Wowe niba uvuga ku by'ubukungu guta ishuri ntaho birahurira. Niba warize niba uri umuganga kukubwira ko imyaka yarumbye ntacyo urabivanamo. So bivuze ngo kumona umuntu nyawe muri domaine runaka uhabwa amakuru runaka kandi ubikora abishaka. Icyo nacyo iyo niyo mbogamizi ya mbere, noneho kumenya aho ava ari mu nzego ari mu baturage ni ikibazo. Gusa noneho amahirwe tugira nuko nyuma y'iryo tegeko ibitangazamakuru bikaza ari byinshi, ubu byaragutse, media yaragutse, online twabanje radio na televiziyo n'ibinyamakuru byandika ku mpapuro, tugira ibyandikira kuri murandasi, ubu noneho harimo na social media, buri wese ashobora kuba umunyamakuru. Byaragutse n'imiyoboro internet iragurwa mu gihugu, abantu bose bashobora gutanga amakuru, ariko bikaba bisabwa kugira umurongo bigakorwa neza. Aho bikora neza rero niho abantu batangiye noneho bagahamagara ku maradiyo yabaye menshi, amateleviziyo yabaye menshi, agahamagara muri buri sibo habarimo abantu bafite nimero z'abanyamakuru nka 5. Ikibaye cyose twabuza umuriro, twabuza amazi, irondo riradukubita, twabuza umwana, ibintu nk'ibyo, ubuvugizi bugakorwa. Iyo bikozwe neza noneho abantu bakagenda bizeye itangazamakuru bakariha amakuru. Iyo barihaye amakuru rero ni ukuvuga ngo niho hahandi itangazamakuru ari nk'ikiraro kiri hagati y'ubutegetsi n'abaturage. Umuyobozi niba yapanze wa muhanda nakubwiye w'Ibwisige, ngiye munyamakuru nkavuga ngo Minekofine iravuga ko umuhanda wa Bwisige Gihengeri uzakorwa mu kwa mbere, nkabitangaza. Wa muntu ugiye gutakaza imbaraga ze n'umugongo aharura akayira ka moto n'igare kuri Muneke cyangwa ku Mana, araba bihagaritse kuko yamenye ko umuhanda uteganijwe. Noneho na wa muturage ahubwo za mbaraga yari gukoresha wa muhanda yitegure ngo umuhanda nuza nzakora iki. Ngiye guhita nshyira hehe akadukuru gacuruza takataka, kubera ko umuhanda nuza nzajya njya kurangura ibyumba cyangwa rebero, uranyumva, cyangwa Ingarama, kuko umuhanda nuza aratangira awitegura. Cyangwa se kwa kundi nakuvuga meteo, iyo meteo meteo itatanze amakuru, abaturage bakaroha imbuto yabo babahombye. Ibyo urumva ngo hagati y'abaturage n'ubuyobozi habarimo byatangaza amakuru kugira ngo bahanahana amakuru. Urabona nk'ubu noneho RAB itanga imbuto y'ibigori n'urugero, hari igihe yitanga tutazi ubwoko bwayo, cyangwa se bamwe ntibamenye ngo hatanzwe imbuto izatangwa ryari, bagavuga n'amatariki yo kuyihinga n'uburyo ihingwa n'ubutaka ikunda n'ifumbire ikorana nayo. Noneho iyo amakuru atatambutse imbuto ikagera mu baturage, uyihinze mu Rusenyi, uyihinze mu Runombe, uyihinze mu Isayo, uyihinze ku gasozi kandi ari y'igishanga, ni amakuru abataratanzwe. Cyangwa se nanone yayihinga yamubera mbi, bikazamuka tuti bya bigori mwaduhaye ntabwo biheka, tukabwira RAB. RAB twabitangaza, RAB ikabimenya igahindura imbuto. Za ntoryi mwaduhaye zahindutse intobo. Umuturage akaba ati ukagenda umuturage akakwereka aho yabiteye, ugasanga koko ni intobo kandi RAB iramuhaye imbuto iyita intoryi. Ubwo ni feedback y'umuturage ituma RAB ihindura aho yakuraga intoryi cyangwa se aho yazituburiraga. Wenda ushobora gusanga harivanzemo intobotobo, ikahita mwongere muselection none no gutakaza imbuto nzima. Nuvuga ngo iyo communication itabaye, RAB ishobora kuzana intobo sezo 3 zose zikurikiranyije abaturage bahomba, RAB itabizi ko bahomba, cyangwa se n'abaturage batazi naho batafite aho banyuza amakuru y'igihombo cyabo. So ibyo rero biba bisaba ngo kubona amakuru ni inkingi ya mwamba yo kugira ngo abaturage bagire uruhare mu bibakorerwa. Hanyuma rero icyo kuba
utekereza iki ariko kuba hari abantu bajya ngo bafungira nk'abaturage n'ibivuga ngo ku murenge cyangwa bakamubwira ngo ntazagaruke, wenda hari n'izindi mbogamizi wenda no mushinga wenda usanzwe uzi, ariko duhere kuri izi ngizi wenda nimba hari n'izindi nazo abo ngabo. Buriya ikibazo tugira mu Rwanda cyangwa no mu bindi bihugu ni ukuba abantu bose batabona uburyo bumwe inyungu z'igihugu, kuko umuturage watanze amakuru mu itangazamakuru abaye ariyo kandi n'umunyamakuru abanza kuyaverifiya, yakabaye inshuti y'ubuyobozi. Ariko ubuyobozi nanone bukora budashaka ko ibyo bukora bimenyekana, nabwo aba ari ikibazo. Uwo muntu nawe sinzi uko namwita, ntabwo abazi ntabwo abazi aho agana. Ndaguha urugero. Ejo bundi twahamagaye gitifu w'umurenge wa Karenge, abaturage bari kutubwira ngo bafunga saa 3, tunivoruvingamo ibijyanye n'iterambere ryaho kubera ubwato bwabutsaga umusaruro buvana Ngoma bugeze i Karenge ukazabona kugera i Kigali budakora. Gitifu tumuhamagaye, turanandika ati ndi mu nama, turangiza ikiganiro yanze kuvuga. Noneho ahubwo ajya guhamagara wa muturage bukeye, abwira wa muturage wahamagaye ngo noneho uvuga ko tutakifunga saa 3. Ariko ubwo icyo gihe gitifu amaze kuturya sini, twese duhamagara guverineri w'intara y'Uburasirazuba. Bya bindi byose twari kubaza gitifu tumubaza muri kadire y'intara yose, n'ubwato tumubazaho, n'amasaha tumubazaho, byose yego gitifu yumva. Ubwo gitifu yavanye muri hesomo rero yadukwebye, ariko gavana aratwitaba. Bivuze ngo uko gavana abona inyungu z'itangazamakuru mu byo akorera abaturage siko gitifu abibona. Ubu rero ntiyakaba yagira n'icyamara mu baturage, kuko ntacyo abamariye ufite, ntacyo abamariye, kuko abayobora uko ashaka, kandi hari amahame y'ingenzi. Ntabwo Karenge haba couvre-feu itari mu yindi mirenge ibidahari. Icyo nicyo cyatumye yanga no kuvuga. So bishatse kuvuga ngo abantu ntago bumva akamaro ko gutanga amakuru mu buryo bumwe, cyangwa se rimwe na rimwe hari abakora nabi baba badashaka ngo iyo yumvise umuntu avuze ibyiza avuga ati umuntu bwe yazanye ivuzi ku maradiyo ati buriya nibibi azabivuga, agatangira kugira ubwoba, agatangira kumuhungeta za Rusizi njya mbyumva, abatanga amakuru bakabajyana mu nzererezi. Karongi wigeze kumva bafunze bajyanye mu nzererezi umunyamakuru Ngoboka, byaraturiye. Gasabo wigeze kubyumva umugabo wari vice mayor mushuti wanjye abwira abantu za Rutunga ngo ntibabasha kugira gute. Hari undi mushuti wanjye wayoboye Rusizi, nawe abwira abaturage ngo ntimukizere itangazamakuru. Hari n'undi muvandimwe wari gitifu w'umurenge muri Rulindo abwira abanyamakuru ngo abaturage ngo mujye mwitaba iki kinyamakuru cyonyine, ababwira icya leta ngo ibindi ntacyo. Kubera ko bazi ko bazasigira. Twigeze kugira kesi nanone Rubavu, twigeze kujyayo 2016, dukora inkuru zijyanye n'ibihabera. Byari kugiye cya sinamenye nubwo nyine atamenye, atakiri meya. Twe dutagiye gukora inkuru agahamagara RGB ngo hari ibinyamakuru bitazwi biri kunyandikaho. Umusaza Mbanda akamusubiza ngo nta kinyamakuru kitazwi cyakora ku butaka bw'u Rwanda amasaha 24 ngo arangire. Bahita bajya no kumusura amuga ati ibyo wigize ibinyamakuru byose biri mu Rwanda birazwi. Nta bwihisho ntawaza ngo akore. Ibyo rero iyo mico hari abafite iyo kamere bakuriye muri bwa bwana bwo kutavuga, kutapfa kuvuga ikibonetse cyose. Niko twarezwe. Buriya twebwe mu gihe cyacu niyo wavugaga ikintu bahitaga bakudiha, bahitaga bakudiha. Hari ibyo utapfaga kuvuga, ariko rero bikagera ahantu wenda si ngombwa kuvuga icyo wariye, ariko kuvuga aho mutuye ntabwo mbyumva nk'ikibazo. Hari n'umuntu uyu munsi mushobora kugendana ariko aho kugira ngo mugerane ahantu mugasigarana nko muri metero 200, akababwira ngo bana ngo ngeza hano rero ngo ubwo ari ngari ifite so amakuru abo ngabo naba bafite ama experience wenda hari ababa barabikomerekeyemo gutanga amakuru, kwerekana aho utuye muri kino gihe, cyane cyane nk'i Kigali nta upfa kwizera umuntu ngo umwereke aho utuye, ariko n'ubundi nta biba birenze umutekano urahari. Gusa umuco wo kwimana amakuru turemanywe nawo nuko byonyine, ariko hari ibyo utahisha. Umuntu akubajije ngo inka yawe yabyaye iki, umubwiye ko ari inyana arayica. Hari umuntu muri Nyagatare nigeze kubaza
byari success story. Mubaza abana bari bambwiye ko iyo babonye umwana wasibye ishuri iminsi 3 bitoramo delegation ijya kumusura. Noneho mbaza nandikira directeur abana bambwiye ko bajya kuvana abana mu ngo, wabuze yo kwishyura ibyo kurya bakamwishyurira bakagaruka mu ngo. Iyi gahunda yatangiye ryari n'abana bangaye bamaze kugaruka muri ubu buryo, ibintu by'imibare. Arabaza ngo urindi kukubaza ngo ishuri rye ririmo abanyeshuri bangahe, ikigo cyatangiye ryari, inka yabyaye iki, ari ibyo twibara bitari ngombwa. Wenda nkubajije bishusho kugira ngo wenda ndashaka kuzaza kureba ko wayariye, ariko kubwira niba yabyaye ikimasa cyangwa yabyaye inyana, niba waravutse muri 70 iyo myaka yawe ndayitwara iki. So ibyo rero ni ikibazo ni ya kamere yacu. Ariko byagiye ibyo byose kuva tubonye access to information law tukabona custodian yayo mu rwego rw'umuvunyi n'ubwo byahindutse. Ubu noneho nanumvise ko tugiye gusubira muri RGB. Ibyo byose ari bigenda bizamuka kuba byonyine no kuba ibitangazamakuru bivuka itangazamakuru ryaragutse muri diversité na pluralité, ni byinshi kandi mu buryo bwinshi. Ibyo rero ni byerekana ko nibura uwo muco wo gutanga amakuru bidafite ibyo bitangaza byafunga. Ariko utangiye ikiganiro ujya kurangiza isaha ya mbere batangiye guhamagara, kuri televiziyo batangiye gutanga commentaire, ama message yatangiye kuza. So bivuze ko umuco wo gutanga amakuru utangiye kuza mu bantu. Wenda ababubangamira ni nabo bayobozi rimwe na rimwe babikeka amababa ko badakora neza, kuko abayobozi bakora neza ibana rimwe akesha ahubwo ati kudaheruka kudusura ngo urebe ibyo dukora. Yego turi kugenda tugana no ku musozo, ariko mbere ko tugana ku musozo uyu mushinga ruhare rw'umuturage n'uruhe? Umushinga ubundi umushinga wo n'ukwimakaza kubona amakuru n'uruhare rw'umuturage mu bimukorerwa. Ni ukuvuga ngo umuturage utabonye amakuru ntagira uruhare mu bimukorerwa. So nuvuga ngo cyangwa se rimwe na rimwe nibimukorerwa bigakorwa nabi kubera ko atabashije kugira gutanga feedback. Kandi nubundi nta nubwo igihugu gishobora kugenda neza abaturage batagira uruhare mu bibakorerwa, kubera ko dufite nk'ubudeka nk'urugero, dufite amasoko yubatswe abura abayarema. Buriya iyo ugiye Gitarama, iyo urenze Kabgayi hariya yitwa Manzari Kirengere, bya soko rya gutya ryari isoko, nta muturage urirema, bigira by'Imana cyangwa bakajya za Buhanda. Kubera iki ryubatswe? Ntago abaturage bagize uruhare mu guhitamo kira kibanza, sibyo? Barishyize ku muhanda wenda ngo n'imodoka n'abari mu modoka bagure, ariko abaturage bahariya ntibarijyamo. Ubu ngubu Manzari ryarahindutse nk'ikibiraro by'inkoko cyangwa simbizi. Irya Gatsibo ryo bigeze kuhuzuza rirema rikajya rimeramo ubwatsi abaturage bakaragira, harimo umukenke mwiza. Muri Rubavu hari igihe bavugaga amasoko agera muri 4 na kare mu kabuga kamusha gatangiye kurema nyuma. Na hano mu mujyi wa Kigali hari udusoko bagiye baremera bubakira abazunguzayi ntibajyemo, kuko ntago babanje kubazwa ngo turi bashyirire hehe. Nkaha Nyabugogo haraho sinzi niba ariko bikimeze, iruhande rw'inkundamahoro haraho nigeze kugera usanga bahakurishiriza amatelefone ya okaziyo, kandi ari isoko ryubatswe rifite n'ibitanda byo gushyiraho avoka, imineke n'imboga. So kuba umuturage rero atagize uruhare, rimwe na rimwe na leta ishora amafaranga menshi ahatari ngombwa. Yego, kuko umuturage ntabwo yagishijwe inama. Kugishwa inama niki? Nuko ibiri gupangwa bimenyekana, umuturage agahita yishyira mu myanya akavuga ati ubwo bigiye kuza nanjye butanza akora iki. Iyo ugiye kuvuga iyo koze umushinga akarere runaka kavuze kati umurenge akagari kahari naha tuzabaha umuriro mu kwezi kwa 7. Kwezi kwa 7 batangira gushyira ipoto aho, tipe agahita avuga ati ndahita nshinga saro. Undi agahita avuga ati nzajya ncagingira abantu. Urumva kugira ngo igihugu gitere imbere nuko abaturage bagira uruhare mu bibakorerwa, bakabimenya kare kugira ngo bakazaparticipe no kuri success. N'umuhanda ushobora kuwukora ukabura abawugendamo. Ngurugero nk'ubu wenda umuhanda Baseruko mu Nyagatare, umuntu wajyaga Nyagatare avuye Rubavu yabanza gucika Kigali na Kayonza na Kiramuruzi rwa Gitima rarara kugira bagere Nyagatare. Ariko niba ataramenye kuri ya muhanda ukoze, nubundi azaca base atera ivumbi. Azakomeza i Kigali ngiyo Buranga ngiyo ki yari guhita azamuka mu Miyove akikubita ibyumba akabanuka Ingarama
akagera Nyagatare mu gihe gitoya. So uriya muhanda atwaye abagenda Rubavu, Musanze, Gicumbi, Gatsibo, Nyagatare ni connection, kuko mbere utarakorwa byasabaga gucamo kongeraho gufata ukaza Gakenke, Rurindo, ugafata Nyarugenge, ukinjira Kicukiro na Gasabo, ugahinguka Rwamagana, ugafata Kayonza, ukabona kugera Gatsibo na Nyagatare. Urumva uturere uriya muhanda wagabanije, ariko ubaye utagendwa imyaka iva Nyagatare, ibirayi biva Musanze bigiye wenda nk'Ingarama cyangwa muri Gatsibo, ntabwo bikeneye guca Kayonza. So nukuvuga ngo inyungu zirimo ziri ku ruhande umuturage arunguka, ariko na leta ikunguka agaciro k'igikorwa remezo cyangwa ka gahunda ifite ko abaturage bazumvise bakanazigiramo uruhare. Niyo nibibaye ngombwa itangazamakuru ryajemo neza, hari n'ibikosoka bigezemo hagati. Niyo mpamvu buri munsi tujya kumva urugero twigeze kujya mu biganiro ntuza Mahama Nyamugari, abaturage bavuga ikibazo cy'umusoro. Metero kare sinzi ayo babacaga, ariko bavuga ati nta hariya muri za payizana, abayo za payizana nyinshi ABCDE ibintu nk'ibyo, batubwira ati ubutaka amafaranga baduca kuri metero kare ni menshi, dukora ibiganiro kandi byarakeye birakunda, kubera ko urumva leta gushyiraho umusoro ibona n'ubundi utazashyirwa mu bikorwa. Abaturage baramburaga, ntabwo basoraga ubwo butaka, kandi ntiwaza ngo umufunge ngo ubutaka ndabugurisha. Rimwe na rimwe ugasanga n'agaciro kabwo niyo wabugurisha atavamo wa musoro. Abantu bakabyiga kuko iryo itegeko ryari ryavuye hejuru, bavuga ngo kano gace naya batarebye, kumbe hari abaturage bakennye n'ubutaka butagira ikivamo. Ntabwo ati rero nibura mushyire kuri 15. Urumva ibyo rero nibyo kigaragaza uruhare rw'umuturage mu bimukorerwa. Nibwo success ya communauté, nuko ibyo upangira runaka nawe abigiramo uruhare, akavuga ati nyamara uzakosore gutya. Ushobora gukora umuhanda wenda ukagera ahantu ikiraro ukakigira kigufiya kubera ko wawukoze ku mpeshyi, kandi wenda mwitumba icyo kira aho hantu huzura. Abaturage batari kugabirwa n'iki n'urugero, cyangwa hakuzura amazi akaba yakwishora mu muhanda, cyangwa se bavuga ati uyu mukingura uratenguka mu gihe cy'urugaryi, birasaba ngo muzashyireho urukuta mirido sonoma, mushyireho amabuye. Ibyo byose nibiva mu baturage. Ariko kuvuga ngo uri Kigali wapanze umuhanda, ntitubizi utangiye uzanye gateripirari izasaya, hari imashini ishobora kugenda igasaya, kuko ntago abaturage bigeze kuvuga ko aho hantu hari igita. Ni ugukorana rero, kandi niko bigenda. Dushimira OVPR, ikintu nayishimiye cyane cyatumye nkunda gukorana nayo, nuko pratiquement abantu b'abanyantege nkeya ni benshi kandi bakeneye uburenganzira pe. Hari n'abandi ma ONG société civile zikorana n'abanyantege nkeya, ariko atari muri terime za droit, rimwe na rimwe ari kubongerera ubushobozi. Dufite za Nidoru, za UPHRS zikorana n'abafite ubumuga, dufite za Karado zikorana n'abana, dufite za Haguruka zikorana n'abagore. Ariko anterime de droit abangaba ubwo ni ikijyanye n'uburenganzira cyose, habe mu mategeko, habe muri ibi byo no kujijurwa. Donc OVPR ibamo byose, Observatoire des droits des personnes vulnérables. Yego, nibyo ngibyo rero. Reka tumushimire ku kiganiro cyiza, dusobanurire byinshi cyane kuri no projet. Ubwo ntukagire ikibazo cyo gutanga amakuru, yaba ndetse n'abanyamakuru bashaka amakuru, mujye mufata amakuru nyamakuru, kugira ngo nyine ibintu birusheho kugera neza cyane. Abayobozi nabo mutanga amakuru, nta kibazo cyo gutanga amakuru. Ndamushimiye cyane rero. Ibiganiro byacu n'ubundi nakagaruka naho ubutaha. Ntirenze se.